ahagutse n'ahanje nawe. Yesu ashimwe. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje. Nguha ikaze wowe tuninzi ni kuri ya ahagutse yanjye nawe, aho tuvugira ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo biciye mu bikorwa no mu nyigisho zo kubohoka n'agakiza, bigamije kugira ngo umubiri n'ubugingo bw'abantu bihemburwe. Imana iguha umugisha rero wowe tuninzi naho uri hose, aho ikintu cyose waba urimo, aho waba uri, Imana iguha umugisha. Turashima Imana ko yaturinze muri iki cyumweru cyose gishize, tukaba twinjiye mu kindi cyumweru turi bazima. Uko byaba biri kose, igihe ugifite umwuka w'abazima, hari icyakorwa mu bugingo bwawe. Imana hari icyo yakora. Turashima rero Imana Data wa twese wo mu ijuru, turashima umwana wayo yadukundiyemo Yesu Kristo, turashima na Mwuka Wera ariwe mwarimu wacu, ariwe mwigisha wacu, ariwe muyobozi wacu, ariwe waje kugira ngo yubahirize Kristo muri twebwe. Imana rero iguha umugisha cyane. Ntabwo ntatangira ntagushimiye wowe waje wakoze subscribe. Nukuri Imana ibaho umugisha. Ndabashimiye. Subscribe nayivuze neza. Haleluya, ndakitoza, ariko Imana ibagirire neza. Ni jewe Pastor Jackie wicaye hano nanone kugira ngo tuganire, mfite umunezero wa Kristo, numva yuko unyumva. Imana iguha umugisha. Buriya YouTube itanga amakuru, abankurikira ndababona, aho muri ndahabona. Rero Imana ibaho umugisha kandi umugisha n'abandi bazaza kuri Ahagutse. Haleluya. Reka rero tujye dutangira dusenga, kuko gusenga niyo ntwaro yacu. Haleluya. Gusenga ariko mukuri no mu mwuka nyene. Haleluya. Kuko twizeye kandi gusenga twizeye. Haleluya. Reka dushimire Imana kandi tuyiragize gahunda yacu, dusengera n'abandi. Data wera, mu izina ryawe rikomeye kandi ritangaje, twongeye gushima, tuguhimbaza, tugushyira hejuru, tuguhimbariza muri izina rya Yesu Kristo, kuko ryo zina ry'imbaraga, ryo zina rikora ibitangaza, ryo zina twahawe munsi y'isi ndetse na hose no mu ijuru kugira ngo turikirizwemo. Iri zina rya Yesu Kristo, at the name of Jesus Christ, every knee shall bow and every tongue shall confess that you are the Lord. None rero natwe kuri iri zina Uwiteka Mwami Imana turipfukamye imbere, kandi n'ibindi byose bipfukame, kandi ibindi byose byature mu mbaraga ziri mu izina rya Yesu Kristo rikomeye kandi ritangaje. Ari naryo zina, nta rindi zina twaguhamagariramo, nta rindi zina twagusengeramo, nta rindi zina twagutabarizamo, nta rindi zina usibye iri zina rya Yeshua Hamashiya, izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, umwami w'abami, umutware w'abatware, umucunguzi wacu, umukiza wacu. Iri zina rya Yesu ni izina riryoshye, ni izina ridutera imbaraga, ni izina riduha icyizere, ni izina riduha amahoro, ni izina riduha ibyiringiro, nibyo byirato byacu. Haleluya. None Mwami Yesu, habwa icyubahiro aka kanya turimo tuganira, turimo dutyazanya, kuko waduhaye umwuka wera, umwuka uri muri jewe, umwuka wera w'Imana, Ruwaha Hakodesh, umwuka wa Kristo, umwuka waduhaye kugira ngo tuyobore, kugira ngo dukize, kugira ngo dutabare, kugira ngo azane ibyawe, afate ku byawe Yesu Kristo abiduheho. Uyu ni umwuka dushinganisha byose, ibitekerezo byacu, amagambo yacu, ibiri mu mutima wacu byose turabishinganisha mu Kristo, mu mbaraga za Mwuka Wera. Nuko rero Data wera, mu mbaraga za Mwuka Wera, mu izina rya Yesu Kristo rikomeye, turagushimiye, turaguhimbaje ko wabanye natwe kandi kiri kumwe natwe uko biri byose. Mwami, muri aka kanya nongeye gusabira umuntu ahariho hose, abari mu byago Uwiteka Mana, kugira ngo bahoze amarira, abari mu munezero unezererwane nabo Mana, bamenye ko ari wowe ubikoze, abarwayi bakize, abari kuburira, ababyeyi babyara Uwiteka babyare neza Uwiteka Mana, ababuze amafaranga yo kuva kwa muganga, ababuze dati cyo kwambara ngo bajye no gusenga, abashonje Mana Nyagasani, abari mu ntambara cyane Data buja bene wacu bo muri Kongo, Uwiteka Mwami Imana gitari cy'amahanga n'ahandi ku isi hose bari mu ntambara, Uwiteka Mana, aba bose turakwinginze ngo batabare, ariko bamenye ko ari wowe ubikoze. Haribwo abantu bajye batabarwa, haribwo abantu bajye basubizwa, ariko ntibabimenye ko ari wowe ubikoze. Ariko Uwiteka Mana, wowe wambitse, ukijije, wowe high school fees z'abana, utabaye, uvanye muri gereza, urengeye Uwiteka, uvanye mu ntambara, mbega uhaye aho kuba, uhaye ubukode, uhaye amacumbi, wowe wubakiye urugo, ugaruriye abana. Uwiteka Mwami,
data abo bose mwami reka bajye babona ko ari wowe ubikoze kugira ngo babashe kugushima babashe kukunezererwa mana. Urakoze rero kubanye natwe kuri uyu murongo Uwiteka Mana yacu ushobora byose. Urakoze kuri hamwe hano natwe, urakoze kuri hamwe natwe kuri ahagutse kandi Uwiteka ndasengera buri muntu wese utune inzini ngo ntasubireyo nkuko yaje mwami. Umukore ku mutima ahubwo wumve no gusenga kwanjye, wumve no gusenga kwa bene data. Uwiteka Mana buri muntu wese databuja mwami reka abone ubwiza bwawe Mana ishobora byose kandi databuja. Uwiteka Mana ihoraho ikintu cyose cyarwanya iyahagutse, ikintu cyose cyarwanya jewe umujakazi wawe umuja wawe, jewe ikintu cyose cyarwanya ubutumwa bwiza Uwiteka Mana aho cyaba kiri ntabwo kiba kivuga Kristo. None rero gitari cy'amahanga ugikubite hasi uturwanirire, ibiturwanya urwane nabyo data, ibiduhagurukiye ubihagurukire, ibitunesha ubineshe. Haleluya. Uwiteka Mwami Imana uhaguruke mu mbaraga zawe, ufate ingabo zawe zose Uwiteka Mana utabara itorero ryawe mu gihe nk'iki, utabara ubwoko bwawe mu gihe nk'iki. Uwiteka urakoze databuja nko mu gihe nk'iki ngiki databuja kuba duhagurukiye kuvuga ubutumwa bwiza kandi kubuvuga dushize amanga, dufite Kristo, turi muri Kristo, dufite n'imbaraga za Mwuka Wera zidukoreramo. Uwiteka Mana gitari cy'amahanga kuko umuriro uri muri twebwe wadushizemo nta uzawuzimya. Urakoze databuja mwami kandi abo tuzabwiriza bazakizwa, abafite amatwi bazumva kandi Uwiteka Mana niwe ukora umurimo. Mwuka Wera niwe uherekeranya databuja ijambo ryawe, ibimenyetso n'ibitangaza kugira ngo abantu bamenye kuri Imana ya cyagihe ari we Mana y'ubu kandi ari Imana y'ahazaza. Shimwa ushirwe hejuru n'iteka ryose tubisabye mu izina rya Yesu Kristo bikomeye kandi bitangaje. Amen. Imana rero yongereye guhumugisha cyane wowe winjiye hano, wowe utune inzini kuri ahagutse yanjye nawe. Mba mbivuga ngo ahagutse yanjye nawe, reka nongere mbisubiremo. Ni ukuvuga ngo wowe uje ukumva ubutumwa bwiza, ukumva ijambo mvuze hakagira icyo rigukora mu mutima wawe, ukaryohereza ukariha uwundi muntu. Burya nawe ubuvuze ubutumwa bwiza, burya nawe niyo yaba ari isengesho ukaryohereza ukariha uwundi muntu, burya nawe ubuvuze ubutumwa bwiza. Rero hano imbere y'Imana, haleluya, turi umuntu umwe, abakijijwe abana b'Imana turi bamwe, usibye ko dufite impano zitandukanye. Izo mpano duhabwa na Mwuka Wera kandi izo mpano zacu ziruzuzanya, nta muto nta mukuru, twese imbere y'Imana turi bamwe. Izo mpano rero twahawe nizo kuzuzanya. Niyo mpamvu icyo wakora, icyo wavuga cyose ari icyo kubaka umubiri wa Kristo. Turi umwe pe. Haleluya. Ubaye warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza wawe, yego, haleluya, reka mbaze nongere nshimire umuntu wakiriye Yesu n'umukiza we abivanye hano kuri ahagutse. Urumva ahagutse si ikiza, ni ijambo ry'Imana rikiza kandi Mwuka Wera wagukomanze ku mutima. Kandi namwe mukurikira n'abanyandikira mu gikari, abafite contact zanjye uzazishaka azanyandikire nzazimuha. Mwakoze choice nziza, mwahisemo neza gukurikira Yesu. Nta cyaruta mu bintu byose nabonye. Uyu nguyu mureba, niba ari ukubaho nabi nabayeho nabi, ariko nanone niba ari ukubaho neza nabayeho neza. Ndumva Mana yanjye, niba ari ukwambara neza imyenda ihenze, imyenda y'agaciro, zahabu na diamant, abanzi muranzi ukuntu nambaraga amazahabu menshi, yewe n'ubu baracyahari. Ariko ibyo byose si ukuvuga ngo abayambara hari ikibazo bafite, oya. Ariko jewe nambaraga izi ntoki zanjye zahabu, usibye agahera cyoko izi zose zabaga zambaye amazahabu, kandi amazahabu ariho na diamond n'amadiyama. Nabaga nambaye amasheneti menshi hakurikiranye nkazitondeka kandi aremereye ya pure gold, amwe ya pure gold. Nabaga nambaye zahabu nkazambara no munda, nabaga nambaye amazahabu, nambaye imyenda, nambaye ibintu byose. Ariko hari n'igihe nambaye ubusa buri ndi ikitegererezo cy'abambaye ubusa, cy'abambaye nabi. Kwambara ubusa si ukuvuga ngo nagiye mbeze nk'uwavutse, ni ukuvuga ngo nagira agakenda kamwe ariko njyana ku ishuri konyine. Hari igihe ndibuka aho higaga abanyeshuri niba ari 1000 niba ari bangahe, abanzi murabizi. Umuheadmaster wabo witwa Kirisostom, aho nigaga mu gitondo bakoraga parade ya mu gitondo, bakareba inzara ko ziciye, bakareba umusatsi ko wogoshe, bakareba uniform ko zimeshe, bakiruka mucaka. Hanyuma bari muri ibyo ngibyo byo bitaga gukaguwa, noneho bakareba abambaye neza n'abambaye nabi. Umuheadmaster witwa Kirisostom arampamagara. Urabona natangiye ishuri ndi muto cyane, nari mvuye
ahantu Bugande naragiga ku ishuri sinzi kuntu natangiye nanjye nari muto pe urumva rero nari akantu kagufiya gatoya arampamagara nambaye akajipo k'ubushwambagara nambaye n'agapira kacuyutse mu bitugu kari ka blue ka dark blue ariko kaza kuba beige hano mu bitugu kubera izuba no kugahoramo arampamagara nshyira imbere y'abanyeshuri niba bari igihumbi bari abangahe simbizi ku ishuri ryitwa Ishaka ishuri ya Musenga aravuga ngo wewe ngo ubucafu uyu mwanda ntabwo tushaka kwishura ngo ibintu bitemewe kwambara nk'ibi rwose mbikitegererezo cyabambaye nabi. I was humbled, I was ashamed kubera Satani kubera igihe twarimo kandi zo kuvuga ngo iwacu bari abakene tuvuga ngo iwacu bari babuze ibyo kuba bangurira imyenda ariko ubukene bwo mu mutwe iwacu abantu bazaga guhingira ibyo kurya hari ibyo kurya pe by'amateke ibishyimbo ibigori amashaza ibinyobwa you name it ihene inkoko inka zo zabaga aho baziragiraga urumva hari ibintu byinshi ariko sinibaza kuntu umubyeyi wanjye atashobora kuba yagurisha ikintu kimwe bengaga n'amayoga menshi bagashyiramo ubuki bagashyiramo urumva hari ibintu pe rwari urugo rufite ibi ariko umwana akambara ubusa ku buryo ageraho kuba gushyirwa hasi bigeze aho ngaho n'ubukene bwo mu mutwe simbyumva sinabyumvisha noneho kugira ngo bwimareho nanjye ntabwo nambara nabi ariko icyo nakwambara cyose ntacyo kimbwiye nakwambara kuko nshatse kwambara ubwo rero mvuye muri ubwo bukene urumva narambaye koko ndambara inkweto inkweto ziheze imyenda iheze ibyo byose nagiragira ngo nuzuze nimara agahinda k'ubwana bwanjye nimara agahinda k'ibyo nabayemo ariko ntacyo byamari ariko maze kumenya Yesu maze kumenya umwami wampfiri maze kumenya umwami wavuye mu bwiza bwe akaza hano hantu mu kwisi ibyo byose byambereye igihombo rero bimwe biri muri safe boxes ibindi nyine bindi narabitanze ibindi narajugu nigeze kubabwira ukuntu najugunye zahabu nini cyane kubera gukizwa ariko nkiri mu bujiji anyways ariko byari ukumuramaza kwanjye so nari nyivuga rero mu kuntu nashaka kuba nambaye ubusa ntagira amavuta yo kwisiga ntagira isabune yo kumesa kandi iwacu hari ibintu byari ubujiji n'ubutamenya mu ijambo ry'Imana rero hari ubwo abantu tunanirwa kubaho kuri potential yacu hari ubwo abantu tunanirwa kubaho nkuko twagombye kubaho hari ubwo abantu tunanirwa gukora ibyo twagombye gukora atari ukubera yuko twabuze imbaraga ariko atari ukubera yuko twabuze uburyo ahubwo kubera ubutamenya cyangwa kubera kwiti naha rero ngarukiye kubyo twaganiye ubushize kubijyanye n'umugore abagore benshi bafite impano mumbabarire cyane ntago ndimo navuze ngo turimo turaganira kubijyanye n'ubwuzuzanye gende tubwuzuzanye ariko washaka ukabwita uburinganire muri Bible muri Bibiliya mu mateka y'ibyo iyobokamana ntabwo ari ikintu cyo kuza ngo wenda hari washaka kumfata nk'abantu bafite ibitekerezo byabo hari ushaka gutekereza ati wenda se ndimo ndagumura abagore cyangwa se tuzana iby'uburayi cyangwa ibiki n'ibiki kandi mu by'ukuri mbona ahantu umugore afite uburenganzira busesuye cyane cyane ku isi mu Rwanda narwo ndumva ruri mu Bambere so ibyo mvuga rero ntabwo ari biri kure yuko wenda abisi babibona ariko no muri Bibiliya byarimo bihishwe noneho kubera yuko tutamenye uburenganzira bwacu yuko tutamenye ryabanga ryo gukoresha impano twahawe usanga rero twifata tukaguma muri spiritual poverty mu bukene bw'umwuka kandi twarahawe zambaraga zakoreraga muri Yesu Kristo twahawe zambaraga twebwe ntago Bibiliya yahisemo umugabo cyangwa yahisemo umugore cyangwa yahisemo ngo mu bihe bya nyuma mumbabarire tubasome reka dusome mu byakozwe n'intumwa ntago turi buhaganireho cyane gusa this to lay the foundation nk'umusingi w'ibyo ngiye kuvugaho usibye umusingi ko ari Kristo nyene ariko ijambo gusasira ibyo ngiye kuvuga reka dusome mu byakozwe n'intumwa mu gice cya kabiri dutangirire ku murongo waho wa 14 ntago ndi bubatindire reka twumvire ijambo reka dusome mu byakozwe n'intumwa mu gice cya kabiri
duhereye ku murongo wa 14 haranditse ngo Petero abasobanurira ibyabaye abemeza ibya Yesu. Ku murongo wa 14 ngo ariko Petero ahagarara nabo 11 ababwiza ijwi rirenga ati, yemwe bagabo b'Iyudeya n'abatuye i Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenye kandi mwumvire amagambo yanjye. Abantu basinze kuko mwibwira nkuko mwibwira, kuko ubu ari isaha ya gatatu y'umunsi. Ahubwo ibyo mureba ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli ngo, Imana iravuze iti, uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. Urumva, nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, ngo kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura. Ngo kandi abahungu niki? N'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota, ndetse n'abagaragu banjye n'abaja banjye. Muri iyo minsi nzabasukira ku mwuka wanjye, bazahanura. Nzashyira amahano mu ijuru hejuru, shyira ibimenyetso mu isi hasi, amaraso n'umuriro gucumba k'umwotsi. Izuba rizahinduka umwijima, n'ukwezi kuzahinduka amaraso, uwo munsi mukuru kandi utangaje w'Uwiteka utaraza. Ubwo ibyo ari by'umunsi mukuru. Ariko reka dusubize inyuma. Twumvishije, tuzi neza yuko abari muri cya cyumba cyo hejuru bategereje amasezerano yabo, kuko Yesu yari yarababwiye ati, mugende mutegereze Yerusalemu kugeza igihe umwuka wera azazira, kugeza igihe umufasha azazira, kugira ngo abafashe. Urumva, izi ntumwa zari zarabanye na Yesu, zari zarabanije kubana na Yohana hafi ya zose, zabanye intumwa za Yohana. Igihe Yohana yazaga ateguriza Yesu, abwira abantu kubatizwa no kwihana. Noneho bamaze kumenya Yesu, bamukurikiye, babanye nawe imyaka 3. Hari abantu bavuga ngo intumwa ntago zize, ariko izi ntumwa zarize kuko zabanye n'umwarimu w'abarimu n'umuprofesa wa profesa, umwami Yesu imyaka 3 ijoro n'amanywa. Niba ujya kuri kaminuza ukoga imyaka 3 ukabona bachelor wize ku manywa gusa, ababigaga mu gitondo na nimugoroba, ndumva bari bafite ikintu kireze na doctora. Usibye ko bari abantu boroheje bigira ku mwami wabo Yesu. Nuko rero muri iyo myaka bamaze kwiga, Yesu amaze kuzuka kandi ababwiye ati, ndagiye kwa data, haleluya, amaze kumara iminsi 40 ari kumwe nabo, ayibiyereka guma abigisha kugira ngo kwizera kwabo gukomere. Arangije arazamuka asiga ababwiye ati, ntimuhite mugenda, mubanze muntegereze, nzabohereze wamufasha. Data azabohereze wamufasha nababwiye, ari we mwuka wera. Kandi mwibuke yuko neza yuko igihe Yesu yarazutse akabasanga mu nzu, ngo yabahumekeyemo umwuka, ngo arababwira ngo nimwakire umwuka wera. Urumva, bari bafite umwuka wera, ariko bari bategereje za mbaraga zindi zizaza kubakoresha, imbaraga zizabaha kugenda i Yerusalemu, kugenda i Yudeya, kugenda i Samariya no kumpera y'isi. Nuko Yesu aragiye, abari bamutegereje ku munsi wa Pentekote. Bibiliya itubwira yuko bari abantu 120, ngo harimo n'abagore. Kandi Bibiliya ikatubwira ngo mwuka aje, uwo muyaga, uwo muriri w'umuyaga, uko guhinda kose. Umva, ngo buri muntu wese wari uhari, ngo ikibatsi ururimi, ikintu kimeze nk'ururimi rw'umuriro, ngo bigenda bigwa kuri buri wese, bikwirwa kuri buri muntu wese. Ntabwo Bibiliya itubwira yuko byatoranyije umugabo cyangwa byatoranyije umugore, cyangwa byafashe babandi 12 icyo gihe bari bamaze gushyiraho ubundi wa kabiri, Yuda Iskariyota amaze kwimanika. Ariko bari abantu 120, harimo abagore, ndetse ngo na nyina wa Yesu yari arimo. Buri muntu wese wari aho yabonye portion yiwe bitewe n'umuhamagaro yari afite. Hano Petero arongera arabisobanura. Urumva, rero Petero arongera arabisobanura, aravuga ati, mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose. None se uwo mwuka w'Imana asutse ku bantu bose, akawusukaho ugenda umugore, kugira ngo mparwe boldness, impabwe imbaraga zo gukora ibyo yantumye gukora bitewe n'umuhagararo yampaye. Niba ndi umugore nakwicara nkabika uwo mwuka, ubwo sinabambitse ya Toronto nanjye nahawe. Kandi aravuga ngo kandi abahungu n'abakobwa bana bazahanura. None se umuntu ahanurira mu
mu buriri. Buri muntu ko nubishije abavuga bati kuki uri umugore ukaba wigisha ijambo ry'Imana, nzabwiriza ubutumwa, nzahanurira. Niba umuntu adashobora kuvuga mu iteraniro, nzahanurira umugabo wanjye, nzahanurira mu rugo rwanjye gusa, nzahanurira abantu gute ko ntagomba kuvuga imbere y'abagabo no mu iteraniro ry'abantu nkurikije n'imyumvire y'abantu. Ubwo ni bwa bukene spiritual mvuga, ubukene butuma tutabaho, tudakoresha ibyo twahawe. Nari mbabwiye ngo kwa data hari ibintu byinshi, hari amatungo, inkoko, ihene, inka, ibiryo by'amoko yose, imyumbati, amashaza, ibinyobwa, soya, ibirayi, ibijumba, buri kintu cyose cyitwa fruits z'amoko yose, amananasi, papaya, amapapayi, amapera, every kind of things were there. Ariko haba icyitegererezo cy'umukene, umwana w'umukene wambaye nabi bitemewe imbere y'abantu. Hageraho nkozwa isoni n'abayobozi kubera gusa nabi, kubera kutagira isabune, kubera kutagira amavuta. Ariko mfite data afite ubutunzi bwinshi. Natwe rero abantu b'abagore cyangwa na buri muntu wese, yaba umuhungu cyangwa umukobwa, nta muntu, twese data ni umukire w'ubuntu, ni umukire w'imbaraga. Umwuka we nta kintu utakora, kandi umwuka we ntabwo uri limited ku muntu umwe. Ntabwo ari cya gihe cya kera aho umwuka yagenderaga abantu akongera agasubirayo. Ubu umwuka wera aba mu bantu bose kandi akababeramo icyarimwe, kandi buri muntu n'umuhamagaro we agakora. Uyu munsi rero nta kuntu babandi 120 barimo abagore. Uyu munsi rero nta kuntu Petero nabisobanuye neza ibyahanuwe n'umuhanuzi Yoweri akavuga ngo abantu bose bazasukwaho uwo mwuka. Ese wari uwiki? Ntwari wo kudukoresha? Nuko rero ibyo bimpa confidence kumva ko cya cyumba aho bari bahuriye intumwa z'Imana 120 bose bakiriye portion yabo, ari umugore wari uhari, ari umugabo wari uhari, bakira mugabane wabo, bakira imbaraga. Kandi izo mbaraga ntago bazakiriye kugira ngo bazishyira ahantu, barazikoresheje. Ariko Yesu Kristo nkuko nabivuze yarabigaragaje mu bishoboka. Uyu munsi rero nta wabyitwaza ngo atangire kumbwira ngo ngiye mugore ntago nashumba itorero, cyangwa ngiye mugore ntago nayobora. Niba nashobora kuyobora company, niba nashobora kuyobora ikindi kintu kigacamo, niba abagore ba ministre bakayobora abantu, niba abagore ba perezida bakayobora abantu. Muri iki gihugu dufite mu prime minister w'umugore kandi barayobora pe, kandi bakayobora neza. Sinzi rero umuntu uyoborwa, wa muntu uri ku kazi hano, uri ku kazi gasanzwe, nuje mu rusengero, umuntu usumwe, umuntu numwe, aho waba uri urumwe. Nibikurimo ntabwo bihinduka kuko uri ministre, ntago ugataha ukaba umumama, ntago bihinduka kwaba cyangwa ukaba umugabo mu rugo, ntago bihinduka uriwe. Umuntu n'uwi wa wundi. Noneho niba wayoborwa n'umugore ku kazi kawe, nibaza ko niba umugore afite impano yo kuyobora itorero yanariyobora, kuko umuntu n'umwe ayobora. Wowe uri ku kazi, nawe uri mu itorero, nawe uri mu rugo, wowe uri mu buriri, nawe uri muri toilet, nawe uri muri douche, uracyari wa wundi. Wakuyobora rero ku kazi yakuyobora no mu chat kandi akakuyobora neza, ahubwo biterwa nawe nibikurimo. Niba nawe ufite ubukene rero ikitwishe nuko dushaka kuba aba expert b'iby'Imana kugira ngo tubishyire uruhande rumwe, abandi natwe tukitinya. Yere ntabwo nyine umuntu witinya, so kubera ko wari washyize mu ruganda ngo acure, usibye mwuka wera n'ijambo ry'Imana nibyo Kristo yakoze ku musaraba. Ibyo nibyo bituma nshyiramanga. Uyu munsi tukaba dufite ikiganiro. Reka rero mbahe irindi banga, ndagira ngo ntangarize buri muntu wese abyumve neza. Ibanga ry'agakiza, ibanga rya salvation, gukizwa, gucungura. Ibanga ry'agakiza, ndabisubiramo, ibanga ry'agakiza, ibanga ryo gucungurwa, I mean salvation by itself, byabwiwe umugore. Ntera amabuye niba mugishaka kuntera amabuye. Narimvuze ngo ibanga niba navuga ubuhanuzi cyangwa ijambo ry'Imana, ibijyanye n'urupfu rwa Yesu, ibijyanye no gucungurwa, nuko hazabaho umucunguzi w'abantu kubera ibyaha byari bimaze gukorerwa muri garden, mu ngobyi ya Aden, byahawe umugore, byavuzwe ku mugore, and I can prove it. Nabikwereka. Soma Bibiliya yawe urebe mu Itangiriro mu gice cya 3 ku murongo wa 15. Nyemerera tuhasome. Haranditse ngo nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Ahangaha tumaze kumva icyaha kimaze kugera mu bantu. Adamu na Eva bamaze gucumura. Ubwo ugiye kumbwira uti, ngira ngo bitwabivuze, ugiye kumbwira uti n'ubundi n'umugore wazanye icyaha. Ni sawa, umugore yaragiye
agirana dialogue n'inzoka. Umugore yarariye amaze kumva yuko ashobora kuba nk'Imana, ngo arareba abona itunda ni ryiza ararya, ashyira n'umugabo ararya. Bibiliya ntago ivuga yuko umugore yakoze smoothies muri rya tunda aho umugabo aranywa atazi cyangwa. Bibiliya ntago ivuga ngo yararitetse aritekera mu bindi umugabo arya atazi ibyo ariye, nkuko abagabo benshi bajya barya batazi ibyo bariye. Ntabwo yagiye ngo aricucume noneho amenye ayoberwe icyo ariye. Oya, yaramuhaye araribona kandi yararizi ararirya ku bushake. So ibyo kumbwira rero ngo umugore kandi nzi ko Imana ikiranuka ntabwo ashobora guhanira umugabo icyaha atakoze. Rero yibiba umugore ari we wakoze icyaha gusa, Imana iba yarahannye umugore, iba yararamuvanye ikamuremera uwundi. Ariko si uko byagenze. Ni ukuvuga ngo umugabo n'umugore bose baracumuye, ndetse na yanzoka nayo yongera guhanwa. Twumvishije ukuntu Bibiliya bitubwiye Imana ishyira urwango hagati y'inzoka n'umugore, hagati y'urubyaro rw'inzoka n'urubyaro rw'umugore. Bivuze ngo jewe nk'umugore Satani iranyanga, kandi ubundi ubusangwe muri kamere yanjye kuko Imana yabishizemo nanjye ngomba kuyanga. Ikindi cya kabiri ngo mu rubyaro rwanjye no mu rubyaro rwa Satani Imana yashyizemo urwango. Reka nongere nshimangire ahangaha ko Imana yavugaga uzakomeretsa Satani umutwe, yavugaga Yesu uzaza akayikomeretsa kuko azaba ari urubyaro rw'umugore. Urumva rero ari Satani irabizi, ari n'umugore ubundi agomba kubimenya. Ngiye nkatekereza niba Imana ibintu uvuge ngo ibi bintu ngo ni imvugo ijimije ya Bibiliya, ni iri muri figure, ni ibishushanyo. No, uku niko Imana yabivuze, kuko umbwiye ngo ibi ngibi byo kuba urwango ruri hagati y'umugore n'inzoka, yuko Imana yashyize urwango hagati y'umugore n'inzoka, igashyira urwango hagati y'abana b'inzoka n'abana b'umugore. Umbwiye ngo Imana yashatse kumenyesha ibindi, wanambwira ngo impamvu umugore abyara ababaye nabwo ntabwo byaba ari byo, cyangwa impamvu inzoka igenda ikururuka hasi, kuko yaravuze Imana yibwiye ko izagenda ikururuka hasi irigata umusenyi, kandi ubona ko inzoka igenda nyine ibigenza. So ibyo rero niba umugabo agomba kwibira icyuya, usibye ko atakibira icyuya muri iyi minsi n'abantu bose bibira ibyuya kugira ngo babashe kurya, ariko umbwiye ibyo byose ko bitariho umugore atabyara ababaye, umuntu adahinga bikarumba ubundi bikera, umbwiye ibyo byose ko atari uko bimeze, umbwiye inzoka ko itagenda ikururuka hasi ry'umusenyi, nanone wambwira yuko urwo rwango Imana yashyize hagati y'umugore atari byo, na hagati ya Satani atari byo, hagati y'abana b'umugore n'abana ba Satani b'abadayimoni bitari byo. Ibyo ni nkuko bimeze, plainly nuko bimeze, nta wabihindura. Rero nkibaza nti uru rwango Imana yashyize hagati yanjye na Satani, umugabo niwe uzamfasha kwanga Satani, azankoreramo nange Satani, cyangwa se umugabo niwe uzanyigisha kwanga Satani? No, ahubwo twebwe abagore hari ibanga tugomba kumenya ko Imana, yego twaracumuye n'umugabo yaracumuye, twese twaracumuye, ariko Imana natwe idufitiye gahunda ikomeye, kuko ubu ngubu byari ugucungura. Imana yari imaze gutangaza aho ngaho ivuga ko muri uwo mugore nubwo yabibwiye Satani na Eva yari aho ngaho, na Adamu yari aho ngaho, buri muntu afata mike, ariko mu by'ukuri reka mbabwire ibanga ryo gukizwa ubwo Imana yari ibwiye Satani obviously ngo hazavuka umwana avuye mu mugore ayikomeretse umutwe. Satani nayo igishyira hano mu kanya gato bamaze kubyara Kayini na Abeli. Abeli atambye igitambo cye, Satani ribaza ati wamenya wa mwana ari uyu, ibiramwisha iciye muri mwene wabo, iciye muri Kayini. Ibyo twagiye tubireba. Mose agiye kuvuka abana barabishe kugira ngo wa wundi w'Imana yavuze ko azakora ikintu yo kubaho. Yosefu agaragaye, ubwo ndagenda n'ingero gusa. Yosefu agaragaye yuko ari umwana, ise na nyina, ukwezi, izuba, ukwezi, inyenyeri bizamwunamira. Umwana ugiye kuramwa na se na Yakobo bazamwikubita imbere, na nyina bakamwikubita imbere, nabo bavukana. Satani navuga iti umenya wa mwana ari uyu, ijya kumwica. Ariko Imana igenda ikinga ukuboko nyine. Nari mvuze ngo no mu gihe cya Mose agiye kuvuka abana barashira,
ariko Imana irinda Mose kandi murindira Mana we igihe cya Yesu avuka Herode abana arabamara. Nta gihe rero Satani itahize wa mwana kugira ngo imwice, ariko Imana yari ifite inzira igihe izabikorera. Nimwumve rero ikindi kiyongeyeho, noneho cyagiye kigeze cya wa mwana ibi ngibi murabyumva, n'udafite amatwi arabyumva. Hari kuvuga ngo abafite amatwi nibumve, ariko n'udafite amatwi ibi byo arabyumva. Igihe kigeze cya wa mwana kuza, Satani yarisha abana benshi, yarabishe abana benshi ishaka wa mwana ihereye kuri Abeli. Irica abana, irica yabona umuntu uhagaze nyine w'Imana yishimiye ikica Imana nayo ikayihorera. Nta kintu kibi Imana itakizi, hari ibyo yihorera bikaba tu farizon cyangwa natwe ngo tunabyigire. Ariko igihe cya wa mwana kigeze, ndagira ngo mbabwire ngo nabatangarize ukuri kwa Bibiliya. Igihe cya wa mwana kigeze cyo kuza, marayika Gaburiyeli asanga umugore, asanga umukobwa, mutangariza ryatangazo ryarindi yatangarije muri Adeni, yavugiye muri Adeni yuko hazaza uzamukomeretsa agatsinzi. Igihe kigeze, Imana ntabwo yabibwiye umugabo, gihewe munyumve, Imana yabibwiye iki? Umugore. Mureke dusome noneho mu gice cya mbere cya Luka, ubutumwa bwiza nkuko bwanditswe na Luka ku murongo wa 26. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Gaburiyeli abwira Mariya yuko azabyara Yesu. Mu kwezi kwa 6 marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa Nazareti, ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusanga aho yari ari, aramubwira ati, na amahoro uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo, atekereza iyo ndamutso icyo ari cyo. Marayika aramubwira ati, witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, umwite Yesu. Azaba mukuru, azitwa umwana w'Isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga z'Isumba byose zizagukingiriza. Nicyo gituma uwera azavuka azitwa umwana w'Imana. Kandi dore, reka turekera aho ngaho ku murongo wa 35. Reka turekera. So twumvishije plainly, bitaciye ku ruhande, bidaciye hirya. Igihe cyo kuvuga cya wa mwana kigeze, marayika Gaburiyeli wa uhagarara muri presence y'Imana, marayika Gaburiyeli uhagarara muri urebana n'Imana face to face, aramanuka aza ngo asanga wa mwari Mariya aho yarari. Kandi uwo mukobwa yari yarasabwe, yari afite umugabo wagombaga kubana witwa Yosefu. Ariko kuvuka kwa Yesu, ingoma ya Yesu y'iteka ryose, umucunguzi w'abantu, nkuko Imana yabibwiye umugore Eva muri garden, yuko hagati ye na ya nzoka harimo urwango, kandi hagati y'abana be na ya nzoka harimo urwango. Ariko mu mbuto, mu rubyaro rw'uwo mugore ariho hazava uzakomeretsa ya nzoka, nayo ikamukomeretsa agatsintsino. Marayika nanone araza avuye ku Mana, azana ubutumwa buza gusohoza rya jambo ryo mu itangiriro, buza bugera i Nazareti, aho muri Galilaya, aho uwo mugore yarari, uwo mukobwa yarari. Imana ivugana n'umugore. Nkibaza rero, babandi mutubwira yuko abagore tugomba kwigishwa tutagize ibyo twumva, tugomba kubibaza umugabo. Ndagira ngo mbaze buri muntu wese ukurikira n'uzankurikira iki kintu azambabarire, ashyireho igitekerezo pe, uwumva ibi bintu ko atari byo. Nkibaza
ko uyu mukobwa witwa Mariya wari uri garari muri Nazareti, ko yari afite umugabo we witwa Yosefu kandi nawe yari umuntu mwiza urubanda. Nukubera iki Imana itaciye kuri Yosefu kugira ngo agende abwire Mariya, dore nuko yagomba kuba ari we mugabo we, kuko yari yaramusabye agomba kumurongora. Imana ikamufatira aho ngaho muri ako kantu, kuko Imana yari ifite gahunda. Urumva Imana igira gahunda. Imana abanyarwanda tujya tuvuga ngo umukozi w'umuhanga, umukozi w'umuhanga pe, kuko ntago iyo Imana iza gufata Mariya atarasabwa bajya kwita wa mwana ikinyandaro, ariko yamufashe ari hafi kujya kurushinga cyangwa bari muri process. Yari umugore officially wa Yosefu. None se koko ubu Imana yaribeshye? Iyi Mana kuki itaciye muri Yosefu ngo agende asobanurira umugore we ati madamu wanjye wihangane, hari bigiye kuzakubaho, dore uzasaminda ariko tuzatutararyamana, nukuri umwuka azaza kuza kuko ugomba kubyara Yesu umucunguzi Emmanuel. Kuki Imana itabibwiye Yosefu ngo agende abibwire Mariya? Kuki Imana itabibwiye Yosefu ngo agende abibwire Mariya? Ni kubera iki Yesu? Ni kubera iki Gaburiyeli marayika? Kuki Imana itatumye kuri Yosefu? Kuko umugore agomba ibyo adasobanukiwe agomba kujya kubisobanuza umugabo we muri private. Mariya ntiyabisobanukirwa, aravuga ati bishoboka bite? Ibi byabaho bite? Kubera iki? Kuki atiretse Mariya ngo agende avuga ati Yosefu rero nubwo dusezeranye ntuye n'ikibazo? Twebwe abagore nubwo tujye tubikora, ariko ubundi twakabaye tumenya our position, ahantu aho duhagaze. Yego abantu baruzuzanya, kuko Imana ifite ukuntu yuzuza abantu bakuzuzanya. Mariya ntiyavuze ati ntiyirutse ahunga ati reka ati reka maze njye kubwira umugabo wanjye atazambenga, nzabigira gute, nzakorwa n'isoni, reka nirukanka ngende mbwire Yosefu, dore twari none Mana kuko twari turi engage, tugiye gusezerana, abantu bose barabizi no kuko yarakoye, reka nyine njye kumubwira, reka nyine njye kumuteguza, reka ambwire sinsobanukiye ibyo umubwira, dore ntabwo ndaryamana nawe, reka basi ngende mbanze ndyame nawe muhe avance hanyuma wenda bibeho. Ariko kuko urumva ntabwo uko byagenze, ntabwo Mariya yigize ajya gusobanuza Yosefu, ahubwo yasobanuje wari umubwiye. Aramubaza bishoboka bite? Ntabwo ndahura nawe, ntabwo ndaryamana n'umugabo, ubwo se nasama gute? Ariko kuko yari abisobanuje wabimubwiye, n'uwabimubwiye aramusobanurira. Marayika intumwa y'Imana Gaburiyeli irabimubwira ko bizagenda, nawe arabyizera. Ubwo se koko aho ngaho ni igiki cyatuma ngiye nk'umugore numva ko umwuka wera wabashije gutera inda isugi, kandi umwuka wera wabashije kubibwira uwo mugore itabibwiye umugabo? Uyu munsi bambwira gute ngo ngewe ngo ntabwo nemerewe kuvuga imbere y'abantu, kandi umwuka wera nawe nanjye yaranteye inda n'umwana yaramaze kuvuga. Hari abagore benshi batwite wa mugore we, aho waba utwite inda ya mwuka wera, mu muhamagara Imana yaguhaye mubyare, ntihazagire umuntu ubajya inyuma, ariko mugire discipline nyine. Mariya yagize discipline, ntiyiriwe yirukanka ngo ajye kwamamaza ati mugabo wanjye dore bigiye kumbaho. No, yarategereje Imana yikorera ibyayo. Haleluya. Iki kintu wenda ariko se hari iki kintu cyababaza, ibyo vuga si ukuri, hari icyo nongeyeho, ari cyo ngabanyijeho, ntawe cyababaza, niko mbitekereza. So ariko Imana ntabwo yigeze irekana none umugabo, kuko umugabo ari we mutwe w'urugo, yari afite responsibility. Ibyo mvuga gutyo ntimugire ngo ndimo ndagabanya inshingano z'umugabo, no, ntabwo mbigabanya, ahubwo ndavuga none ubwuzuzanye mu Mana yacu, kuko yaduhamagaye turi bamwe kugira ngo dufatanye turi bamwe. Reka twumve noneho ukuntu Yosefu umugabo wa Mariya yaje kumenya ibyabaye. We yagiye kwikanga, yikanga umugore aratwite. Reka twumve ko Bibiliya bivuga. Reka dusome muri Matayo mu gice cyaho cya mbere naho ku murongo wa 18. Yes, ngo kuvuga kwa Yesu ko kwagenze. Kuvuga kwa Yesu Kristo kwagenze gutya.
nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu ariko yari ataramurongora. Babona afite inda y'umwuka wera. Haleluya. Urumva ntago marayika yigeze kugenda mbere y'ibyo. Yosefu yagiye kubona Mariya gusa aratwite. Niyo mpamvu mu gihe muri iki gihe nimushaka mubifate nk'ubuhanuzi, muzajya mubona abagore bahaguruka bakora imirimo, abagore bahaguruka bakora imirimo, abagabo bahaguruka bakora imirimo, abahungu bahaguruka bakora imirimo, abakobwa bahaguruka bakora imirimo, utaramenya igihe batwitiye. Kuko aho umuntu ahurira n'Imana ye we ntiwahamenya. Ntago Yosefu yigeze amenya igihe Mariya yahuriye na marayika Gabriel. Ariko dore kuntu byari, ibintu byose birasobanuka. When everything comes to everything, Imana irabisobanura. Ariko kushaka gusobanukirwa. Haleluya. Ngo noneho ku murongo wa 19, umugabo we Yosefu ko yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni kumugaragara, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Akibitekereza marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari y'umwuka wera. Haleluya. Imbuto indimo nanjye ni y'umwuka wera. Kuko nta muntu ijambo ry'Imana nta warimenya, ijambo ry'Imana nta warisobanukirwa, ijambo ry'Imana nta wabasha no kurivuga, nta n'uwashira amanga yo kurivuga usibye umwuka wera. Haleluya. Ariteye mu muntu akarimusobanurira n'umuntu nawe akabasha kurivuga. Nta wundi wabishobora. Nta muntu wakwishoboza kuvuga ijambo, n'umunyabwenge w'abanyabwenge ntiyabishobora keretse mwuka wera abimufashijemo. Haleluya. Imana igiye gutwitisha abagore benshi n'abantu benshi muri ibihe bya nyuma kugira ngo bahanure, kugira ngo bagendere mu mihamagaro yabo. Ariko umuntu no kuba maso akagenzura buri mwuka. Tugomba kugenzura buri mwuka, kandi koko ufite umwuka wera muri we ntabwo ashobora kuyobwa. Ntabwo bandi bafite iyindi myuka bamuyobya, kubera yuko umwuka wera muri we abasha kureba iyo myuka yindi akamenya ko adahujije nabo. Uyu munsi tugeze igihe aho umuntu agomba guhagarara byakwake buri muntu n'Imana ye, ariko tugahura nk'abantu b'Imana hamwe tugakorera hamwe. Amen. Haleluya. Reka dukomeze. Murongo wa 20, ngo azabyara umuhungu azamwita Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Nuko ibyo byose byabereye kugira ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore, ngo dore umwari azasaminda kandi azabyara umuhungu, azitwa Emmanuel, risobanuye ngo Imana iri kumwe natwe. Amen. Yosefu akangutse abigenza uko marayika w'umwami Imana yamutegetse, arongora umugeni we, ariko ntibaryamana, arinda ageza igihe yabyariye umuhungu we amwita Yesu. Amena. Haleluya. Haleluya. Muri ibyo bintu Imana yo yabonekeye, ntabwo ari ibintu byose byuzuzanya, ariko iby'Imana biruzuzanya. Rero ntabwo uyu munsi wambwira ngo ibiri contrary y'ibyo gihe mbyumve. Twumvishije yuko Imana yigaragarije Mariya, wa mudamu, umugore Mariya, umugore wa Yosefu, imwigaragariza, iramubonekera, itumye marayika Gabriel face to face, baraganirana, ndetse Mariya arizoninga na marayika amusobanuza ibyo bintu. Ntabwo yigeze ajya ku mugabo ngo ajye kumusobanuza. Twumva kandi ko nubwo byari bimeze gutyo, Imana nayo marayika Gabriel yabonekeye Yosefu mu nzozi, nayo imubwira ubwo ibya Yesu waje uzaza, waje wamaze kuza. By the way, kuko Mariya, Yosefu yari amaze kubona ko Mariya twite. Urumva ni ibintu byuzuzanya, biruzuzanya. Ntabwo Imana yahaye uburemere cyane Mariya ngo ibwime Yosefu. Ubutumwa Imana yababwiye bwose ni bumwe, n'ibyerekeye Yesu byababwiye ni Yesu umwe, ni wa wundi. Ni ukuvuga ngo rero ubwo butumwa bw'uko agakiza kaje mu bantu, yuko Emmanuel avutse, yuko
uzima ingoma ya Dawidi iteka ryose aje, yuko ari uzavana ibyaha by'abantu. Ibyo byaruzuzanyaga, ntago byapinganaga, nta nubwo byarwanaga, ahubwo byaruzuzanyaga kugira ngo bose bagire icyizere, kugira ngo bose babashe kubibamo neza, bazi icyo bafite, bazi imigisha Imana ibahaye. Dusubiye inyuma rero tubona yuko no mu itangiriro ubuhanuzi bw'agakiza bwabwiwe umugore, bwabwiwe nako bose bari baranaho. By the way, nuko twumvishije ngo Imana ibwira umugabo imubwira ibi, Imana ibwira umugore imubwira ibi, Imana ibwira inzoka ibibwiriye. Ibyo byose byabereye hamwe, tubona ko ibintu byuzuzanya. Ndetse usubije nyuma no mwirema ry'umuntu, Imana ngo irema umugabo, iravuga ngo reka tureme. Ibyo ngibyo wabisoma mu itangiriro nanone mu gice cya mbere utangire ku murongo wa 26 ndetse na 27, ngo Imana iravuga ngo tureme umuntu, umugabo n'umugore baremwa mu ishusho y'Imana, bose bahabwa ubutware. No kuvuga muri Bibiliya harimo kuzuzanya, muri Bibiliya nta busumbane bubamo, ahubwo habamo uburinganire mu Mana, kuko Imana ariyo mutwe wa byose, abandi turi ingingo za Kristo. Bigeze aho rero twumvishije yuko no mu gihe cya Pentekoti umwuka wera waje kumanukira intumwa nk'uko Yesu yari yabisezeranyije, harimo abagore ndetse harimo na nyina wa Yesu, niko biri bitubwira, abantu 120, buri muntu wese yakira umugabane we. Ubwo rero ibyo byose Imana yahaye umugore ntago byari ibyo kuzabika, ndetse n'umugore aramutse abibise abitse yatorontoye. Rero ngo abagore ngenda tangaza birimo birimo nabyita ngukisi hypocrisy, ni hypocrisy. Ubwo mumbabarire niba mbivuze nabi. Ntago wambwira ngo umugore abasha guhagarara imbere y'abantu akaba yakwigisha, ibyo nabyo ntibyemewe, ariko hari n'ababyemera ngo ntiyaba umupasiteri. None se niba mbasha guhagarara imbere y'abantu nkahanura, uyu munsi ni ukubera iki ntabasha no kuyobora abantu? Abo mbwira amagambo nananirwa kuyashyira mu bikorwa. So Bibiliya buri muntu wese afite impano, ari abagore hari abafite impano y'ubuyobozi kandi turabibona pe, ari abagabo hari abatayifite impano y'ubushumba, ariko umugore ko yaba n'umushumba mwiza yemwe. Umugore ubasha gushumba urugo akihanganira urugo, umugore yaba umushumba mwiza, kandi koko turabashumba beza. No kuvuga rero ngo ibi bintu ngiye impamvu mbibabwira no kugira ngo mwebwe abakoze subscribe n'abandi muzaza wenda mugakenera kumva aya magambo yanjye, muzamenye igihe ibyo nizera. Mfite confidence muri Kristo idashobora kugabanywaho n'umuntu n'umwe. Nta muntu ushaka kumbwira icyo ngomba gukora, kandi umwuka wera afite icyo yampaye gukora, kandi nicyo navuganye nawe. Kandi twumvishije yuko naho umuntu abonanira n'Imana ye ari ibanga ry'umuntu. Yosefu ntiyigeze amenyera igihe umugore we yatwitiye inda ya mwuka wera. Ntiyigeze amenyera igihe Gaburiyeli yaje kuvugana n'umugore we, ntabwo yigeze amenya. Kandi na Mariya nawe ntiyigeze amenyera igihe Yosefu yaje Marika Gaburiyeli yaje kuvugana na Yosefu mu nzozi kugira ngo mbega atamubenga, kuko yari yabigambiriye kubikora. Ariko bose baje guhura basanga bahuje. Imana nuko ibikora, ntabwo najya mu zindi ngero, ibyo birahagije. Ni ukuvuga rero ngo icyo gihe wowe umaze kugera kuri uru rubuga, niba wumva ibyo nkubwira ukumva biri out of the scripture, ukumva bidahwanye n'ijambo ry'Imana, ukumva bitari mu ijambo ry'Imana, rwose pe niyo wakura nyine. Ariko niba ijambo ry'Imana ryo nkubwira, nyemerera nawe tuba ibyuma bicyazana, waba uri umugabo cyangwa waba umugore, ngo ushyigikire mu mpano yawe, nawe ushyigikire mu mpano yanjye, kuko impano zacu zuzuzanya. Imana ibahe umugisha nawe utaha. Amen.